mbere yuko ndivugaho ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Yego, hari umwana wawe witwa Moses abantu benshi bamenye kubera ibintu kumurika ibintu by'imideli. Ni umwana warugeze ku rwego rushimishije abifashijwemo n'igihugu. yego, IPRC yagiye afashwa n'igihugu kugeza ubwo ageze mu Butaliyani kuri bije y'igihugu akorerwa buri kimwe cyose. Nyuma yaho araza akorera mu gihugu, hari motivasiyo leta yagiye imuha, yagiye kwita izina ingagi. Leta yakoze buri kimwe cyose kugira ngo izamure izina ry'umwana kugeza uyu munsi. Ni umwana wari uri ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubwenge, ari leta imusunika. Ndatekereza ko nubwo harimo nawe uruhare rwawe nk'umwana, ariko urwego yari ariho ntekereza ko atakesha umuntu wamuhaye n'imbaraga za leta. ibyo ni ukuri kuzuye. Ariko muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Moses yavuze amagambo akomeye ku itariki 14 z'ukwa kane umwaka w'2025 akoresheje urukuta rwe akunze kunyuzaho amakuru. Arandika avuga amagambo ateye agahinda n'isoni, amenasa umukuru w'igihugu, amenasa famiye ye, amenasa inkotanyi, avuga ko zihora yuko zaguhohoteye ubwo wari ufunze, avuga yuko ngo yaje kugusura. Byatumye rero abantu benshi bibaza kuri ibyo bintu, kugira ngo nawe wagiye ukurikira imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu Rwanda no hanze, bagenda bibaza kuri uwo mwana ese bimeze bite. Hari n'abatatinye kuvuga bati se wa mwana uha amata akabura amaraso, abandi aho abitekerezo iri mu muryango wose bakaba banga leta, banga inkotanyi, banga umukuru w'igihugu, cyangwa n'ingengabitekerezo yiteye ku isi. Ntabwo abantu babyumva, ariko abandi bakahuza ibintu n'umuryango umwana avukamo. Umwana uvuga kwa paseri, ese byize bite? Famiye ya paseri burya nayo itera gutya, igira ingengabitekerezo iri kuri uru rwego. Mu by'ukuri ubusanzwe ihohoterwa wakorewe n'inkotanyi bituma umwana wawe amenasa umugaba w'ikinganye ku rwego rw'Afurika akanasa inkotanyi. Bimeze gute byarize ihohoterwa uwo mwana avuga. mbere yuko ndivugaho ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu, ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura nta riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze. Gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. ibyo by'isura rero avuga, icyo nibuka ni uko mama we yazanye kunsura ari bashiki be bakuru bakurikirana, uw'imfura n'umukurikira, baje mu gihe bitandukanye. we rero
ashobora kuba ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike cyane, ko hari n'igihe umuntu yinjira asubiye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. Rero yavuga ko nahohotewe n'inkotanyi bakankubita cyangwa bakamukubita yaje kusura. Ibyo nta byabayeho, nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo njyewe nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Rero urashaka uciye mu ijambo, urashaka kuvuga ko ibintu Moses arimo kuvuga ari ibinyoma? Ibyo avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri. Nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu ntaryo tubona.